Reka mbasuhuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza aho muri mwese mukurikirana ibiganiro bya The Dynamic Show. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe cyane. Reka nizere ko mumeze fresh, reka nizere ko mumeze neza cyane, natwe turashima Imana. Aho turi twese kanizere namwe ko ariko bimeze n'abatameze neza ni mu byihanganire. Uyu munsi biba byanze, ejo bigakunda, byose ni ubuntu bw'Imana. Mukore cyane kandi musenge cyane, Imana mutegereze gukora ukwayo. Amazina yanjye nitwa Okim, ndi kumwe n'umuntu hano imbere yanjye, niwe tugiye kugenda tuganira. Ntago ari umuntu mumenyereye cyane, ashobora kuba ari mushya no mu maso yawe, ariko tugiye kugenda tuganira, araza kubibwira ndetse muri buze kumumenya, muraza no kumenya impamvu yicaye hano imbere yanyu. Tuguhaye ikaze mu kiganiro. Murakoze cyane. Mumeze neza? Ndashima Imana. Yego. Nari ntangiye ikiganiro mbwira abantu ngo ntago bakumenyereye, nta mugabo burya ngo uvuga undi kandi ahari. Mwanya? Waje ubwajya wivuga. Mu magambo atari maremare cyane, ndi mutiganda ku murimo nkabicyogere mu nkuba. Guma. Nkesha igitaramo mu bahizi nkanga kinego n'umugayo nkaba ndi karifiye. Guma. Ndi karifiye rwose. Aho. Yego. Aryo bwo iyo mvuze aho ni wowe wagombaga gusubiza ngo ni ho. Ni hoho. Okay. Tuguhaye ikaze mu kiganiro rero. Yego murakoze cyane. Umaze kwivuga mu buryo bwa gitore. Nibyo koko se uri n'intore se koko? Ndi intore cyane. Ku murimo. Itari ntoragura amayogi. Yego. Ari hariyo buri y'intore nyantore n'intore y'intoragura amayogi, ubwo bitaba izo ntore zombe zitandukaniye. Aho zitandukaniye rero, ariko ubwo biri bunkurure nawe kukubaza ikibazo, ubwo unjyanye mu muco nyarwanda. Nta kibazo. Ubundi ntore nyayo hari uburyo bwo guhamiriza, ariko hari n'undi mwambaro bita amayogi bambara ku birenge kugira ngo uko ihamiriza bigende, mbese ni nka synthetizer cyangwa se ni nka instrument musical ku bacuranzi. Intore rero burya amayogi bifasha kumva umuziki no kumvisha umuziki kubayikurikiye. Yego. None intoragura amayogi rero ni ya yindi bosa ibusanya bagenzi bayo bajya iburyo ikajya ibumoso. Iyo ngiyo iri gutoragura amayogi, cyangwa se ugasanga n'uburyo bwo gukenyera no kwambara ya mpuzankano yabo, ugasanga ntabwo ari kumwe na bagenzi be. Burya rero ntabwo aba ari intore nyirizina. Iyo aba ari iyo ntoragura amayogi cyane rwose. Intore zanabaye nyinshi, hari n'intore y'ubwoko bw'itabi, ntawamenya, ibintu byarahindutse. Ariko se ikibazo aho ngaho mpita nibaza ikindi kibazo dukunda cyangwa se imvugo nkunda kumva, ariko ubwo ngiye gusa nk'ugana mu kibuga. Hari igihe dushobora kuba turi kureba umupira na mugenzi wanjye hano, tukaba twavuga ati sha uriya mukinnyi ni intore. Ni ukubera iki iyo ntore nanone hari aho igaruka ishaka kumvikanisha ko intore ari umuntu wenda utarenze muri make? Ni ukuvuga ngo nk'uko mbisobanuye mu magambo make, ku ntore nyirizina izi zihamiriza, ubundi intore niyo itabusanya. Noneho rero iyo byaje mu buzima busanzwe nk'umukinnyi cyangwa n'undi muntu uri mu bikorwa runaka, wa muntu wubahiriza igihe, ukora umurimo we neza, akagera ku ntego, burya wa muntu nawe aba ari intore. Murapanga ibyo mupanze akabyubahiriza gutyo, mwapanga igihe akacyubahiriza gutyo, ibikorwa nabyo bikagenda gutyo. Nawe ubwo icyo gihe uwo muntu nawe aba ari intore. Nawe aba ari intore pe. Okay, ako kari agaciyemo gasa n'akaganisha ku kibazo nari ngiye kubaza. Yego. Natangiye mvuga ngo sindi bukuvuge urivuga, uranivuga yavuga ariko mu buryo bwa gitore. Yego. Uretse ibyo wavuze cyangwa se uko wivuze, nk'umuntu uri kukureba ubu nona ashobora kwibaza ati se iyi ntore yacu ni muntu ki? Yego. Ndagira nibura mu gihe kitarambiranye wibwira abantu nge ndi muntu ki? Yego. Ngewe amazina asanzwe, hari izina niswe n'ababyeyi, hakaba izina rya church cyangwa se itorero. Iry'ababyeyi ni Iraguha, irya church cyangwa itorero ni Isaac. Yego. Iraguha ni muntu akora iki? Niba biri ngombwa, bitari ngombwa wabisimbuka.
Iraguha ni umugabo. Iraguha arubatse niko bavuga. Yego. Uriya ngo buriya hari ukuntu bajya bavuga ngo umuntu wese yaba umugabo. Yego. Ariko gukora ibikorwa by'abagabo bishobora kugora. Ubundi hari akantu gato wenda nubwo hazamo ijambo rikomeye, ubundi hari kuba umugabo no kuba ryatunga. Aho bitandukanira he rero? Nuvuga ngo kugira ngo ugire uburi ibikorwa cyangwa se ube utafite role nini akamaro muri sosiyete, bihora bisirikira imbere y'abantu cyangwa se mu mpande. Mbese ubwo buhora woza ranturu y'abantu. Ariko ubugabo kugira ngo ube umugabo koko ubimerita, ubibonwaho n'abandi bantu, ujya kubifata gutya bikakwishikuza bikiruka. Nuvuga ngo kuba umugabo bihora biharanirwa buri munsi. Ariko kugira ngo ube umuntu utafite akamaro muri sosiyete, byo bihora bisirikira biri aho ngaho bugufi. Urumva ko ari kuba umugabo ariko hakaba no kuba imbusane yabyo cyangwa ukabingirwa mugabo nabyo cyangwa ukabingirwa mugabo. Nge rero ndubatse. Hari abantu benshi bazi ko kuba umugabo ari ukuba ufite umugore n'umwana, cyangwa se wambaye ipantaro, cyangwa se nyine wambaye ipantaro uri kugenda mu muhanda abantu bavuga ati uriya muntu ni umugabo, ariko ngo burya utari umugabo. Ni ukuvuga kuba umugabo ni ibintu Chita yigeze kuvuga ngo ni ibintu biharanirwa mu buryo bwinshi, mu muryango, muri sosiyete, ku ishuri, hehe hose, mu buzima bwose bwa buri munsi. Rero iyo kugira ngo burya kandi kuba umugabo ntabwo ari umuntu ubyivugira, bigaragarira mu byo ukora, mu byo uvuga, mu bikorwa byawe bya buri munsi. Yego. Hanyuma rero tugarutse ku ndi umugabo, ndubatse, mfite mu bana mfitemo n'impanga z'abakobwa ebyiri. Hanze aho ngaho nkora ibikorwa bijyanye by'ubukungu, ariko mu byo nkora harimo n'ubuhinzi bwa kijyambere bwo mu ma green house. Green house urazizi? Green house? Oya, green house ngiye nshobora guhita mbishyira mu kinyarwanda nkavuga ngo ni ibyo. Oya, green house nzi kireka mbishyize mu kinyarwanda. Nuvuga ngo ni inzu zo bahingamo. Inzu bahingamo imbuto cyangwa imboga zihinzwe muri iyo nzu ziba zifite karite cyangwa zifite umwimerere kurusha izahinzwe hanze. Hanyuma nkaba mugeni, nkaba pasiteri, nkaba umwaritiste. Nkaba pasiteri? Nkora ibintu byinshi. Ubwo icyo nshatse kuvuga ni uko nize teoloji. Ubwo iyo wize teolojiya direct gusohoka kuri pasiteri? Ni ukuvuga ngo nicyo biba bivuze. Ubundi pasiteri ni umushumba. Burya n'aba bantu ushobora kuba uragiye intama, ushobora kuba uragiye pasiteri, pasitorari, pasitorariya. Ayo ni amasomo aba mu iyobokamana, nyine ugenda wiga uko urimo kugenda nyine ucengera muri teoloji nyirizina. Ngize amahirwe kamite nkwataka. Ikibazo nibaza, hari abapasiteri ujya umenya bamwe na bamwe bo mu mihanda, social media, ubwo nibyo nshatse kuvuga. Yego. Urugero nka ba Korode, ba Mutesi, ba Julien, abo ngabo. Ikibazo kimwe nibaza, ariya mazina aposo, pasiteri, apotre, ninde ubaha ayo mazina? Ubwo nawe urimo kuko wiyise pasiteri. Dore rero ibyo bintu ngewe ntabwo njya mbyumva kimwe n'abandi, kuko ku bintu bijyanye n'iyobokamana ngira imitekerereze yanjye. Ngewe wenda sindi buhishe idini ryanjye, ndi umwangirikani, ariko twe tugira protokole. Tugira protokole kugira ngo ugere kuri urwo rwego. hari aho uba waraciye, ndetse nta n'ubwo ubyiha kuko biterwa n'urwego rw'ibyo wize, ariko bijyanye na Bibiliya. Hanyuma kandi hakazamo n'inshingano. Rero ibyo nabonye hanze muri no minsi, umuntu wenda yari nk'umudiyakoni mu rusengero, bwacyo kumva ngo yabaye ngo apotre, kumva yabaye ngo ni bishop, kumva kubera ko nge bishop nzi protokole bicamo kugira ngo umuntu agere kuri urwo rwego. Rero ubyiyise bitewe n'izindi mpamvu, ubwo aba afite izindi mpamvu. Wihangane n'inkubaza iki kibazo, nkikubaze
aba bantu mbavuge mu mazina yabo. yego umbwiye ko ujya ukurikirana social media. yego Reka cyane cyane nzanemo Pastor Claude n'umuntu bita Pastor Mutesi. yego Wowe wize teolojiya, ibyo ari byo byose urabizi cyane kurusha umuntu utarize teolojiya. yego Iyo uri kumva Pastor Mutesi cyangwa Pastor Claude, yego ubu ibibavugwaho cyangwa n'amagambo bo hagati yabo baterana, nk'umuntu wize teolojiya ushobora gusobanurira abantu ko biriya bintu nyine wowe wabisobanura gute mu buryo bwawe nk'umuntu wize teolojiya? rero njyewe abantu bagiye kujya, kuko ubu ngiye ndaje, abantu bajye bananyihangana kuko hari ikintu bita business, hari ikintu bita business, ariko hakaba nyirizina n'umuhamagaro w'Imana. Umuhamagaro w'Imana rero nta gusebanya kurimo kubamo. Umuhamagaro w'Imana nta kuryarya kubamo. N'ibyo uvuze mu buryo buri public bigomba kuba ari ibintu byubaka. Iyo rero umuntu agiye kuri kamera ari pasiteri akavuga amagambo mabi akamenasa mugenzi we, cyangwa akazana ibindi bintu bitari byiza, ntekereza ko mu bitabo 66 bigize isezerano rishya n'irya kera, nta ibyo bintu biba. Ntaho umushumba akwiye kumenesa mugenzi we, ntaho umushumba akwiye kujyana amagambo y'Imana mu nyungu ze bwite cyangwa mu bindi bintu bitari iby'Imana ishaka. Mu mategeko rero 10 y'Imana dufite, ntabwo ibyo bavuga ntaho mbizi. Ngewe navuga ko buriya bashobora kuba baba bibereye mu bintu by'inyungu kurusha iby'Imana. Kuko ntabwo nari numva aza kuri kamera ngo avuga ati mu byakozwe n'intumwa cyangwa se mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye abakorinto, wenda haravuga gutya, none yagenze gutya, yishe ibi, yakoze neza ibi. Ntabwo mbyumva, ahubwo ni Mutesi yabeshye runaka yagize gutya, bamufatiye aha, ubwo se ukumva wenda kame nta jambo ry'Imana riba ririmo. Ukumva nk'umuntu ni umukozi w'Imana, aravugwaho ubusambanyi, aravugwaho amarozi, ubusinzi, ibintu nk'ibyo ngibyo nyine. mbonye akamodoka hariya, urandirayo nk'umuntu wakoze iriya modoka kuri yashakaga. Ariko ni nziza cyane, buriya ngigira umunyenga. Buriya uyu uri gukata se buriya bigenda ute? Ahubwo se uko natekerezaga ko irenze ko atari nako bimeze. Urangwa mu imbere habamo n'igitanda ngo muve. Limuzini ni imodoka nziza. Nibyo navugaga, kumva ko nk'umuntu w'umukozi w'Imana avugwaho ibyo bintu byose mvuze, ntabwo kiba ari igisebo uri no gusebya Imana. Oya, Yesu uko mbifata, kuko na Yesu bamuzaniye umugore ngo wari yafashwe asambana. Bo bari bazi ko wenda bari bumuzanira, akavuga ati ni muhane gutya cyangwa ariko aravuze ati utarabikora namutera ibuye. Nta jambo basubijeho, bahita bose bakata baragenda. Ibyo rero ni nkuko wagira, ni nkuko wabeshya. Nta cyaha kinini cyangwa igiti imbere y'Imana, ahubwo biterwa n'uburyo wabikozemo cyangwa se n'uburyo wabitwaye. Naho nta muntu utagwa mu cyaha. Ariko umuntu w'Imana akwiye kwirinda icyaha. Bajya bavuga ngo mu minsi y'imperuka hazaza abantu benshi abavuga Imana, batibeshyira, ibintu nk'ibyo ngibyo. Muri iyi minsi turi kugenda tubona bamwe biyita abakozi b'Imana, abandi wenda banayikorera nta wamenya, sinzi. Nka buriya buryo umuntu aje, ngewe nka buryo nshobora kuza kukubwira ngo Imana yambwenze nkubwira, ngewe mfite uko mbyumva ukwanjye. Nkawe ibyo ari byo byose Bibiliya urayizi, uzi iyo Mana, urabizi ibyo ari byo muri rusange. Nk'ibyo bintu koko aba bantu baza ngo bakavuga ngo Imana irabatumye, Imana irababwiye. Imana niyo koko iba yababwiye ngo nibaze bavuge. Icyo kintu rero kirakomeye, kuko impamvu gikomeye, umukozi w'Imana niwe ububizi n'Imana nyirizina nyir'ubwite. Kuko ntabara cyangwa ntago biba byanditse umuntu ku gahanga
ariko hari icyo Bibiliya ivuga. Ivuga ko abantu b'Imana bagomba kugaragarira ku mirimo, ku bikorwa. Ariko nubwo umuntu agizwe burya n'ibice bibiri. Burya umuntu nyirizina imbere harimo umuntu, akaba n'umuntu turebesha amaso twebwe. Buriya rero umuntu w'imbere niwe ukomeye cyane, kuko ni nawe ngo amaso n'amatwi bikora akazi kabyo bigahereza wa muntu w'imbere. Wa muntu w'imbere rero utareba bitubonesha amaso niwe ukora judgment. Ugasanga umuntu yajyaga wenda i Remera ariko ashyitse kuri Karasike arongera arakasagarutse hehe mu mujyi cyangwa se Nyabugogo. Ngo hari ibyo yarebeje amaso cyangwa hari n'ibyo yatekerezaga, ariko wa muntu w'imbere urimo kubisesengura aramubwira ati oya wijya Remera katusubiraho uvuye. Rero muri ibi bintu by'ubuhanuzi hari umuntu ugize kumanura aramubwira ati rero ati mbonye wurira indege muri 2012. Noneho ndavuga se nzura indege nzajya heye? Nta muntu mfite wenda nzajya gusura i Burayi, nta n'umuntu mfite wenda nzajya gusura mu bihugu wenda byo muri Afurika bya kure, nzajya heye? Ibyo bintu uzi ko nabipinze, ariko 2023 indege narayuriye ndetse binakomerejeho ndakomeza. Ndabyemera ko ubuhanuzi bubaho, ariko hari n'ibyo ntemera. Uhiza ngo umbwire ngo ejo uzagura imodoka cyangwa nkubonye wubatse inzu nziza, nyamara mu bikorwa byanjye no mu ntekerezo no mu mirimo yanjye nta kintu na kimwe cyerekana ko nibura mfite urwo rugendo. Ariko ushobora kuza ukambwira uti neretswe ko wenda ugiye kubaka inzu kandi wenda nziza, hariyo nabagamo yari iraho, ariko wenda natekerezaga kubaka indi kugira ngo iyo nyimbe nyiretse wenda ntago ikijyanye n'ibyifuzo byanjye. Aho ndabyemera. Ariko ibyo kuvuga ngo nkubonye ujya muri Amerika, ngo nkubonye ugira gutengwa, oya habamo gukagatiza cyane. Ari nabyo nahoze mvuga ko biriya akenshi bakunda kubivuga mu nyungu, wenda kugira ngo ubyumvise ahita avuga ati wenda mu kwa 8 nzajya muri Amerika, Imana irabivuze. N'amarangamutima n'iki bigahita bigenda, akaba yaguha inkaye cyangwa se akaguha umutungo we kuko wamubwiye ibyiza. Hanyuma ariko n'abahanurirwa nabo bafite ikibazo. Muri iyi minsi nta ukeneye kumva ko imbere wenda azahura n'ibibazo, ahubwo mujana no kurwana, kuko yaje yakwisunza nk'umuhanuzi azi kuri mubwira ibyiza biturutse ku Mana, none umubwiye ko azakora impanuka. Abantu rero bajye bamenya ko ibyiza n'ibibi bigenda na wa mugani wa muririmbye, ariko banamenye ko Imana ishobora kukuvugaho ibintu bizima cyangwa se bakanayibeshyera. Yego nuko ngiye mbyumva. Yego. So mu gice cyanjye rero ngiye kugusigira mugenzi wanjye. Yego. Mwe mugano rakeka ko bitari buze kugira kuba byagucarenjinga. Yego. Mugenzi wanjye dukorana kubw'impamvu zanjye, ngiye kumugusigira nawe afite byinshi ashaka kukubaza. Nta kibazo rwose. Kandi ndacyahari. Njyewe se bamugani kabaziranye bagura bwije. Njyewe reka dukomezanye. Nta kibazo. Reka dukomezanye. Aiza. We. Nongeye kwishima kuganira nawe kuri uyu munsi wa none. Duherukana kera. Nubwo atari kera, ariko zubundi buri umuntu avuze ngo kera, ubundi abari ugereranyije n'iki? Kera rero. Buriya na saa 11 za mu gitondo nitumaze iminsi tuvugana. Buriya nge ubwo duheruka kuvugana kuri telefone nabyita kera. Kera ni umuntu wigeze kubwira ngo kure ntihabaho. Ndamuhakanya ariko asobanura ko kure hatabonda byemera. Burya kure haba kure bitewe ahantu haba kure bitewe nahuri ako kanya. Ubu umuntu uri i Kigali hano, Nairobi ni kure kuri we. Cyangwa Dar es Salaam. Ariko ngewe uri hano i Kigali ndahari ntabwo ari kure yanjye. Aho uri rero cyangwa ikintu kiri haba kure pa raporo y'ikindi. Umuntu yirefeye guhanura. Yego. Arakantu rero ngewe buriya ngewe ndimo kwiganira kubera nkunda gushyira mu challenge twinshi. Yego. Uri umuntu avuze ngo tuzabonana ubutaha. Haba ari ubuki. Ntago birambyemera. Ubundi umuntu aviva cyangwa abaho uwo munsi. Ubutaha rero ejo ntihabaho. Ngo tuzabona nejo wundi. Oya. Gejo wundi. Biriya ni expectation nagateganya. Ariko ntago wabiconfirm 100% ko bizakunda. So niyo mpamvu rero mu Gifaransa bavuga ngo l'homme propose mais Dieu dispose.
umuntu ibyo akora byose abishyira mu gateganyo Imana igashyiraho umukono. Yego. Yes, ngira ngo ni Isaac umwe mu bahinzi ntangarugero bo dufite muri iyi minsi. Sibyo? Isaac biragoranye cyane kubona umuntu ufite amashuri nk'ayawe, kubona umuntu w'umusirimu nkawe n'ibyo byose, ariko bakabona wiyeguriye ubuhinzi. Kabandi nzi neza ko bagera ku kigero nk'icyawe ukabona turashaka kwigira twese mu babiro ngo tuba babirokrate n'ibyo byose. Isaac ubihuza gute n'ubuhinzi? Ese muvureka nanjye ngubaze iki ariko mbabarira ubundi sijya nkunda gusubiza ikibazo mu kibazo. Ubu aha nkusanze nta kintu wafashe cyo kurya niba wahageze kare. Mfasha nicyo kintu mba nabanje. None bivaye mu murima. Umurima sukorwamo naba ni ibintu babishamo imbuto zikamera zikiyeza. Oya abantu barahiga. Zikenera protocole kuzitaho. None se noneho bikaba karusho iyo bigiwemo n'umuntu ubisobanukiwe kandi ubikunze. Ubwo rero ndagusubije. Urasubije aho ngaraye. Ndaguhamije. Wamugane ngira ngo ko byagenda kose icyo haje ibyo kurya ntago umuntu abisubiza inyuma. Yego. Ntago umuntu abisubiza inyuma rwose ngira ngo Aiza icyo nashaka kugira ngo ngarukeho umuntu aribaza urubyiruko rwinshi nawe ntago wari warurenga cyane rega nubwo ufite n'impanga. Se nawe ubundi nzazi kuzanira urebe dusaku. Hoya se. Nukuri. Akenshi na kenshi umuntu abyaye impanga ntizize base. Avuga ko bamutuburiye. Abana gutuburiye. Cyangwa bagatangira kukubwira ngo musa mu bitugu. Yego. Ngo mu bikano. Uri urambaza uti rero ibyo bintu wabigiye muti. Rero njyewe bundi kujya muri ibi bintu sinabyo byonyine nkora. Nakubwiye ko ndi umwaritiste. Ibintu by'ubugeni n'ubukorikori nabyize Nairobi amezi 5. Hanyuma iby'ubuhinzi byo nama formation uko sibwo nize. Nama formation nagiye mpabwa n'ibigo byo muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda bishinzwe ubuhinzi, Minagri, Rabu n'ibigo bishamikiyeho nka Saipu. Naho nagiye mbera qualifié rero nka rya zina ryanjye mu bintu bijyanye na domaine y'ubuhinzi. Ariko kubijyamo nuko nabikunze. Muri ubuhinzi ni ikintu gisuzuguritse ku bantu bamwe na bamwe, nta nubwo ushobora kumubwira ko ushobora guhinga wenda nk'inyanya cyangwa se kokombure. Tugaruke no kusenda kuri yawe kokombure wa Kimironko rwose Esther ndamusuhuje. Kokombure urazihinga? Ntabwo duherukana ariko ndazihinga kuko njye nzi ko uri expert mu bintu by'insenda mu bintu bya passion. Passion fruits. Oya ngewe biterwa ni nka kokombure zikunda guhingwa muri greenhouse kandi ndazifite. Urumva rero hari igihe nzihingamo nakora rotation nkahingamo ibindi bintu nk'imiteja n'izindi mbuto nk'ayo matunda ubu ngubu ni yarimo. Uwo mukiriya rero wa Kimironko Esther rwose ndagusuje cyane. Yambereye umukiriya mwiza. Hanyuma rero ubuhinzi ni ikintu gisuzuguritse ariko bitari ukuri kuko ushobora nko guhinga rwose nko kuri sezo umuhinzi akibikira nka miliyoni 5. Ubwo urumva nka sezo y'amezi 5 ubitse miliyoni 5 uhita ugabanya n'ayo mezi ukabona ku kwezi. Ko nibura ku kwezi akamiliyoni kawe uragatsinda cyane pe ubu gafite aho ngaho. Nuko muri abakire burya bwose. Hanyuma ariko kaza kudetermina ukavuga uti igihingwa mpinga ni ikihe, igifite amafaranga ni iki, ugahita haza mu market survey ukabaza amakuru ukabaza ukamenya ese mu majyepfo hariyo abahinzi bameze gute, se bafite iki kidomina y'iki gihe, iburasirazuba gutyo, amajyaruguru gutyo, kugira ngo bigufashe guhuza n'isoko rizima. Yego. Urubyiruko rwinshi twirirwa twivugishwa buri munsi ngo akazi karabuze, ngo ntago tugira icyo dukora, ugasanga benshi twirirwa hano mu mujyi turasokoza ubwanwa, turiyogoshesha, turokoke n'ibiki byose, turashaka utuzi turyoshye. N'iki bumva wabwira urubyiruko ngo rukikiramo ko nta kazi gahari? Buriya rero hari ikintu kimwe nshaka kukubwira hano kugira ngo Joseph cyumve neza. Burya nta musirimu udafite amafaranga ubaho. Ako kantu karumvikana. Nta musirimu umukene ubaho. Abakire bubaho. Kuko ushobora kuba wambaye ikote mu kanya bakakubona uteze igare, kote na karuvati. Akantu ko gusereza ukimu ariko ni reality. Keretse ahubwo niba mutajya mushaka. Ariko n'umuntu akubitiwe mu bibwana. Nyine reka nkubwize ukuri, ushaka se
nushaka nuko mbisasira nkakubwira ibyo wowe wiyumva utekereza ko ari byiza turashaka realite nyine kubona umuntu wambaye ikoti na karuvati ateze igare kamarade ndagusuhuje aho uri warangiza ngo uri umusirimu nta mukire cyangwa umusirimu utega igare ubaho niyo bikuba ariko ngiye byigeze nubwo ntari umukire cyangwa umusirimu cyane byigeze kumbaho mbi Butare ndaze tikishiriraho ba bantu bagira basaba uduceri hano Nyabugogo kwita icyanyongeraho senkana umuntu wisabira ko umuntu wafashije ndamusuhuje sinda namwibuka umuntu uriya rero nibyo navugaga uriya muntu usaba kongeraho senkana icyo kintu byanyigishije ikintu gikomeye ku izina ry'Imana wabitinyutse gute kuyamwaka mbari mbwiza ukuri njyewe hari abantu twari twazanye mu nama inama iraba irangiye aho twayikoreye ni kuri Karasike hano muri hoteli Karasike noneho byasabaga ko nsubirana na bagenzi banjye hehe i Butare ku kazi reka rero nzatege ubwo navuye kuri Karasike na moto inshyitsa Nyabugogo noneho nshyitse Nyabugogo byari 1850 icyo gihe nageraga i Nyanza mba nkanze kuri umwe ntinyongeraho senkani mu twaye kumwe ati nayo wari ufite 1800 yego nkanze kundi twakoraga turi bane mu karere ka Nyanza sanga bose n'amafaranga bafite kandi imodoka bagiye kunsiga senkani ubwo nibazi kimaga babishaka narayabuze pe ku izina ry'Imana ndavuga nti rero nta busiri mbibe nababwira ubu ndakora mpembwa amafaranga runaka ubu koko mbuze senkani urumva n'umugabo koko uvuye mu nama muri hoteli bitekereza akanya gato amita mvuga no hari abagabo ntihapfa abana nubwo yasaba ariko ntacyo nanjye reka musabe wese kasaba abana nanjye reka musabe ndavuga nti mfite icyanjye habuze 50 yamwe nta bintu byinshi yambwiye yahise yamba ndagenda ariko ibyo bintu nabikuyemo isomo rikomeye ko iyo uri umusirimu nta kintu ufite cyangwa iyo wita umusirimu nta kintu ufite ububeshye kandi ntabwo ububeshye bakubona uba wibeshye yego rero tutari yambayeho Mendi kumwe na mushiki wanjye antumye ku muhanda nanjye umwana muto cyane ariko ntangiye kugenda mu musore ariko nanjye nkaba nta kintu nifitiye mu mufuka urumva utuntu twose sister wanjye niwe wangeneraga yego agiye gutya me 5 ambwiye ati 5 genda uvunjije ukoreho senyisa urabyumva ibintu uzanemo bora yasigaye uyangarurira senyisa urumva nizo zari zanjye kuri 5 yego bita nkubitana n'umuntu urimo gusaba kuko mbona ko nawe afite ikibazo gikomeye yego none nibutse ukuntu nasabye sister senyisa yego bita mbona ko umuntu wabaye nibutse ukuntu nanjye nari mbabaye yego ndavuga jewe reka mweho desa kuri za senyisa banyemereye sigara ni turuwasa ariko ngira ikibazo sanga mfite ya 5 ivu igikamatanyije gutya niyo nabwira rero ngiye gura ibintu hano hepfo uwe kumanga ndaje ndagaruka bangaruriye mite nkuraho desa nziguhe naye nsigane turuwasa ndabanguza ibyo bantu ubwo byari he uko yahise ambwira twariremeye uko yahise ambwira ngo wikivuna ngoza nawe ndakugarurira none ngoza nakugarurira 800 agomba kukugaruza ni kwa ati zana kugarurire none mwese urayafite aturumva nabura yagarura kuri 5 komeza hagatima nibuze ukuntu ngiye kuri 5 mfite wasenyisa nibuka ko wari gushaka kungarurira bivuze ngara nadusha nahise muri abantu bagira amafaranga Imana imbabare namucumuriyeho nahise mutuka nahise mutuka nawe ni kumbe wowe ufite yagera kuri ayo ngayo yego none rero use nkubita agatima kuri uwo muntu ukuntu yakugaruriye se yaguhaye se nkani gutege hari amasomo menshi cyane kandi we yakorewe umugisha nyine yakorewe umuntu w'umusore cyo gihe nambaye ikote ibyo nababwiraga nambaye ikote rwose maze iminsi 5 muri Karasike inkoko ayo bakuru ko nababwiye bati mugenda gatike tuzagashyiraho none se wayata wowe uhuza gute no kubona abantu basirimo muri uyu mujyi wa Kigali abenshi bagenda nta kintu bafite mu mufuka ntabwo ari byo kandi baranze imirimo bazaze mbatire mfite na moteri yuhira bazaze mbatire imirima bahinge bahinge da bakuru turi kutoka kw'Imana bahinge kuko reka nkubwire buriya ngewe kubera ko nize ekonomi nize ibintu bijyanye n'ubukungu no kubisesengura ngewe mbikomerezaho cyane ko nabayeho na mwarimu
igihe runaka Mm. ariko nari mwarimu yigisha cyane Mm. buriya kugira ngo igihugu gitere imbere hasabwa ibintu bigera kuri bitatu by'ingenzi. Ikintu cya mbere ni ukuba igihugu gifite umubare mutoya w'abantu birirwa bicaye mu biro. Murabyumva? Reka muvunyi, reka nkubwire, ngewe reka nkubwize ukuri, utega amatwi ibintu ngiye gukubwira. Ndakumva kabisa. Nawe uzabibwira abandi cyangwa n'abatwumva badukurikiye batureba babyumvireho nabo. Igihugu gifite abantu benshi birirwa bicaye mu biro ntabwo cyatera imbere. Abenshi arabo muri biro. Abenshi arabo muri biro. Niyo mpamvu ibihugu nk'ibi by'Ubushinwa, za Singapuru, za Katari, ntabwo ibintu byo kwirwa abantu bagira ibintu by'imirimo y'amaboko cyane. Nibyo rero bivaho umusaruro. Ubu kwirwa usinya ibintu, usinya impapuro, productivity ni iyi. Yego wenda ntabwo navuga ko ari bibi, ariko si ngombwa ngo uhore usinya utandava muri biro ngo ujye kuri tere. Icyo ni icyambere, kugira abantu badakora birirwa mu biro ntabwo bishobora gutuma igihugu gitera imbere. Icya kabiri, kugira urubyiruko, umubare munini w'urubyiruko rudafite icyo rukora, arizo zakabaye imbaraga z'igihugu, ntabwo bishobora gutuma abantu batera imbere. Ikindi, instability. Niba ngiye kwiyubakira akazu ntari bukararemo cyangwa umuryango wanjye utazakabamo, mvuga nejo cyangwa ejo bundi ndahaguruka ngende mbisige, wakora se? Uhora ubwoba, umutima uri mu kirere uvuga uti ejo ndaraye ariko ejo sindibwirirwa. So ibyo bintu rero bitatu, wenda hakazaho n'ibindi runaka, ariko nge mbifata nk'ibintu biri ki izo nkingi za mwamba. Yego, kurubyiruko tutabikozwa. aha baze mbatire. Ndavuga ibi rero abantu wenda bakagira ari abashobora kuza kuvuga bati uriya muhungu ariyemeye cyangwa se hari ibyo arimo. Ngewe maze narangije kwiga 2017. Yego. Nakoze akazi imyaka 4, ariko indi yose isigaye kugeza na n'ubu ndikorera. Yego pe. Kuza rero ngira ngo wenda cameraman ari bugire uza akagakweto saga sirimuse. Agakweto apfa kukigondera. Noeze ubu urabona hari ikintu mbaye. Nakitoye. Ubundi ngiyo nshitse nka Nairobi nta ngandi yakanyenyeri. Ahita nkagaragaza kuri kamera giye nkandira akanyenyeri. Kanyenyeri. Uguratangiye. Niko. Ubundi muvore inshuti yanjye nagakanda tutari no kuri kamera. Subiza. Wewe turi inshuti cyane. Rero ngiye ndimo kwibaza. Abenshi usanga duhunga icyaro tuvuga ngo tuze mu mujyi ngo ni wari ariko ndabahugura muvu. Ubu naje kabisa. Ndabahugura pe. Kandi bikindi atazagera ugira ngo ndavuga ibintu birayere biri mu kirere gutyo gusa. Bazansure nawe kandi urimo. Muze rega mbere kuko bambara bote. Noye si birenge byambara bote n'amaguru sibi. Akaiza. Ujya wambara bote. Mbuzwa Urururwa mbara bote. Uzi ko cyera batubwiye ngo muri Kongo ngo kugira ngo basuzume kuri umusirikare cyangwa se uvuye mu ishyamba. Bacungaga hano mu mfundigo ngo barebe niba nta murongo wa bote uhari cyangwa bakareba no ko nta mugozi w'imbunda wahetse. None bayamaguru koko. Reka nkubwire muvu. Tandukanye umuhinzi. Wow, ari ankongero ry'ubwango ngo numuhinzi ruca amakote. Tandukanye umuhinzi ruca amakote uhingira kurya cyangwa kugaburira umuryango. Umutandukanye n'umuhinzi uhingira isoko. Si ngombwa ngo nge mu murima ngende ntayamaga yangeze mu mavi. Haba hari systeme zo guhinga. Amabote, bikoresho, kandi buryo uhinga ibintu bizajya ku isoko runaka mpuzamahanga. Hari uburyo bwo guhinga, ntabwo ari bya bintu byo kuvuga ngo wowe ibyawe ni export, ntabwo ari bya warenze rwa rwego rwo kuvuga ngo turimo turahingira kurya. Yego rwose. Ariko hari igihe umuntu ajya yibaza ngo wavuga uti wenda estimating ko kumwero yiza ku mwaka nshobora gusagura nkaya ngaya. Muvu imenesha ibanga. Wemenesha ibanga muvu nyine. Ngo ni miliyoni 20, miliyoni 30, miliyoni 40, ariko estimating uvuga uti wenda ni hagati ya 30 n'ijana, ni hagati ya 50. Biterwa n'ibyo wakoze muvu. Ngewe nzabikubwira mu kindi kiganiro. Uyu munsi ntabwo nabiteguye. Zazana ariko nabonye uri umukinnyi wa filime. Nakubwiye ko ndi umu artiste.
nakubwiye ko ndi umwaritiste. baragukosoye sha baragukosoye utuntu twose bari wazanye baratwara n'udufaranga baratwara n'udukote baratwara ariko baraje bambone none byari kera. umwe mu bantu ngo bagiye kuzana agashya muri industry ya sinema hano mu Rwanda. Ariko abantu twacanye muri kiye hariya hirya Remera ndabasuhuje. umwe mu bantu bagiye kuzana impinduka muri sinema nyarwanda. Imigambi n'imigabo tuzaniye ni iyihe koko? Utuvuye tuti niba tugiye kugura n'umushoramari muri sinema nyarwanda. Yego. Ibyo agiye kudukorera. Uriya rero ibintu byose n'ibyo by'ubuhinzi nakubwiye cyangwa n'ibindi urabanza ukabyumvamo. Hanyuma bikaba na byiza iyo usanze hari akantu k'agakeregeshwa k'impano byifitemo, biba bibaye akarusho. Yewe rero rwose nje gukora kandi nifuza ko nagira abagabo bafite ubushake bwo kumfasha cyangwa gufatanya nabo, kuko ubushobozi ndabufite bwo kuba nakina no kwandika. Ndi umwanditsi, nandika amascript, nkandika ibitabo. Hari igitabo mfite ariko cy'ikinyarwanda, hari igitabo ndimo kwandika ngo nacyo wenda tuzagira umwanya wo kukivugaho, umwanya wo kukiganiraho. Ariko ni cyiza. Niki kirimo kugupushinga cyane kuza muri sinema nyarwanda? Ikimpushinga nuko numva muri nge nshoboye kandi mbikunda. Icya kabiri ni ugutanga umusanzu wanjye. Hari amascript abamo nk'ibyo nakoze tuvuga by'urubyiruko rudashaka gukora, baraho gusa nta kintu bafite. Amascript rero yanditse avuga uburyo bava muri ibyo bintu byo kwigira ingarisi n'ibindi bituma badatera imbere. Numva cyane nzibanda ku bintu by'urubyiruko, ariko noneho nkabakururira mu kazi, nubwo ari uburyo bwa entertainment, ariko hakavamo inyigisho urubyiruko rugakora. N'uri mu industry ya sinema cyangwa n'amafilm bagakora, ariko bafite target, atari byo gukora mu kirere gusa. Umuntu akakora ibintu umwaka washira ntaba yakwereka outcome, imyaka yashira ntaba yakwereka outcome. Nge rero ntabwo nshaka kuza mu bintu ntazabonamo umusaruro, kuko ari ibyo ntabwo mu byo nkora, kuko nabyo bifite umusaruro. Yego. Hano mu Rwanda dufite abakinnyi ba filme cyangwa se abanditsi bazo, ndetse n'abanyira amafilme. Dufitemo ba Papa Sava, dufitemo ba Kiramani, dufitemo ba Captain Kibonga Muturanyi, dufitemo ba Mitsutsu n'abandi bose. Urumva icyo uzanye gitandukanye n'icyo barimo kuduhari ikiye kugira ngo tuveho, kuko Isaac ibintu agiye kutuzanira bifite umwimbere cyangwa se bifite ireme. Hari ijambo nari ngiye gukoresha, ariko sinzi uko abo bagabo uvuze bari kuzarifata. Ngewe icyo numva nzanye nuko ushaka gukora nkatera imbere, ariko natera imbere nanjye nkagira abo mfasha. Kuko hari umuntu wigeze kumbwira, arambwira ati nubona uri umugabo ushoboye, ufite icyubahiro mu bandi bakubashye, ujye umenya ko hari ibitambo byakujya, hari ibintu byakujyaho kugira ngo ugere kuri urwo rwego. Wigera kuri urwo rwego rero ngo wirengagize ko nawe hari abo ukwiye gufata akaboko ngo bageze nawe ku byo wagezeho. Yego. Ubwo ndagusubije kandi bukaba kabaye manabyumvisha. Yego. Umura nanjye numva vuba. Umuntu ambwiye rimwe na kabiri mitanyumva. Isaac, turimo tunagana ku musozo. Yego. Ibyo byose umuntu agenda ahura na challenge mu buzima. Ni nk'iki kintu cyaguchallenginze ku buryo niyo ubyibutse uhita uvuga utahana ari insikiye, nuko habaye Nyagasani? Kare byinshira. Ni byinshi pe, ariko navugamo nka bibiri by'ingenzi. Nigeze kubona buruse yo kujya kwiga Irove muri Belgium. Ndayibura bitewe nuko ntari nuje requirements. Requirements fuga ntabwo ari ikizamini natsinzwe, ahubwo hari ibyo nasabwaga sinabibona. Ndeba muri famille mbona naho sinabibonayo. Urugero tukiri aho gato, urumva iyo buruse niba yari yaje kubera ko ari ubwenge ugiye kujya mu Bubiligi. Yego. Sibyo? Yego. Ariko usatangira kubona ko hari ibintu birimo kubura. Yego. Urugero nk'ibi. Urumva nasabwaga, hari amafaranga nasabwaga yo gushaka visa. Nakoze total y'ibintu nasabwaga nsanga byari guhagarara miliyoni 4. Visa, itike y'indege, byose nagomba kwishyura, ariko nashikayo bakanyakomoda nyine. Bakagufata mu nshingano. Yego. Icyo kintu cyarambabaje, kuba umutwe utakunaniye ariko requirements zikakugonga, ntabwo njya mbyibagirwa. Ubura miliyoni 4, visa yawe ibirabuze,
buruse yawe warubonye yo kujya kwiga mu Bubiligi Yego. ibirarangiye. yego ikindi cya kabiri nazibagirwa pfusha muzehe wanjye umuntu yaravuze njye na mukuru wanjye ngo aba bantu ntibazakura bazaba imbwa ngo bazapfa bazabica baziba babica ibyo rero bintera umuhate wo gukora cyane kugira ngo kuba imbwa birorere ariko kuba imbwa byo narabirenze byararangiye ntabwo waba dore ukibaye. nk'iriya bafite mu ikamba urayireba kuba imbwa byo byararangiye urwego rwo kuba imbwa byo nararurenze abafata challenge bakazifata nk'aho zakabaye ingufu ahubwo noneho zituma ubasha kuba umugabo. yego kuko iyo wibutse ijambo umuntu yakubwiye ko uzaba imbwa nawe ugerageza kumwereka kandi ni nako kwihorera kwiza burya kwihorera kwiza ni ugufata ibyo umuntu yakwaturagaho bibi ukabihinduramo ibyiza burya arababara cyane kuruta uko waba yambwa koko ubaye imbwa ntacyo yakuryaho ariko ushobora no kurenza kugira umutima wa kimuntu ukavuga uti nubwo yambwiye ko nzaba imbwa nkaba narabaye umugabo none reka njye mufashe urumva ako kantu yambwiye ko nzaba imbwa none sinayibaye reka nubwo njye mwituri neza njye mufashe Aiza reka twiganiye ku musozo turimo tugana ku musozo nk'umwe mu bantu binjiye muri sinema nyarwanda yinjiye muri industry ya sinema mu Rwanda hano n'icyumvo wasaba abagutanzemo bose abananzemo ndabasaba ko bagira ubumuntu kuko uretse nkanjye wenda ndacyaye mu rubyiruko ariko sindi na muto cyane hari abana hasanga bafite impano kandi bakeneye kuzasimbura barimo rega nta muntu uri kamara mu bintu runaka kandi nta n'agahora gahanze ni ukuvuga ngo turiho uyu munsi n'ejo bundi ariko ejo bundi hazaza ntabwo tuzaba turiho none se wakwifuza ko domene yawe cyangwa ibyo wakoze cyangwa ibyo wakoraga nugenda ugendana nabyo ni ukuvuga ngo wakwishimira ko hagomba kubaho iki hagomba kubaho uzagusimbura ukamusigira uwo murage bikaba uruhererekane nicyo navuga ngira ngo reka dushimire abantu bose badukurikira ahangaha Isaac mugiye kujya mumubona kenshi yaba mu biganiro yaba mu nyigisho zitandukanye ahangaha nawe niba wumva ufite ikintu wamubaza cyangwa se wumva ufite icyo uzamwigiraho ujye utwandikira muri comment utubwire uti Isaac numvise hari byinshi byo namwigiraho ubishoboye wese azamushyitseho urahari yaba Okimu izo nimero zose mwajya mumubona aho ngaho mukamamagara mukavuga ati nibura tugiye ibyo twigira kuri Isaac reka nkushimire murakoze cyane nawe